Ijambo ry'umunsi, ubufatanye bwacu n'Imana. Soma Korinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 4 kugeza kwa 11. Sinzi uburyo bamwe bo mu itorero ry'iki gihe batangije igitekerezo cy'ibinyoma ko abigisha aribo bagaragu gusa b'Imana n'abakristo bakaba abantu b'abanyamuryango biraho. Abizera bose bafatanyije na Nyagasani kandi bamuhora hafi. Soma Korinto ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 1. Imana yahisemo gukora binyuze mu bantu kugira ngo asohoze ubutumwa bwiza ku isi. Turabakozi rero bahinga kandi basarura imirima y'Imana. Soma Matayo igice cya 9 umurongo wa 37 kugeza kwa 38. Imana yahaye impano imwe cyangwa se nyinshi z'umwuka buri mwizera wese kugira ngo ayifashe mu mirimo y'ubwami bwayo. Twese dukeneye umuyoboro udasanzwe kugira ngo dusoze uruhare rwihariye rwa gahunda yawe hano ku isi. Imana yashyize iyo mpano y'umwuka muri buri kamere yacu, ndetse izi mpano zikaba zaravutse kugira ngo arimo abagaragu b'ingirakamaro kandi beza mu isi. Nta kintu kimwe wakora cyiza utabashije kubona iyo mpano yawe. Abizera n'umurimo wa Nyagasani waremwe muri Kristo hagamijwe imirimo myiza. Soma Efeso igice cya 2 umurongo wa 10. Impano zo mu mwuka ntabwo ari ubushobozi bwacu. Umwuka wera ahubwo yigaragaza binyuze muri twe. Muri ubwo buryo rero umwuka abaho kandi akorana n'abayoboke b'Imana kugira ngo azane ibikorwa by'umurimo. Imbaraga z'Uwiteka ziri inyuma ya byose. Tekereza kuri ibyo mu gihe ugeragejwe no kwangwa amahirwe yahawe n'Imana. Imbaraga z'Imana zitangaje zirahari kandi zirahari kuri buri mwizera. Umwuka wera aduha ibikoresho byo kumvira umwami mu byo duhamagarira gukora byose. Witondere kandi gukoresha iyo mpano yo mu mwuka. Imana iguhe umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nemi Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko uhamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe zikagukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#nemibibleinstitute.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.